Ndagusuje cyane nizere kumeze neza cyane nge nitwa TAIKUN NDAHIRO ndi umunyarwanda of course nkaba n'umunyamakuru ukora ibitandukanye imyidagaduro n'ibindi byinshi byo bitandukanye n'isi muri rusange ibigiye bibamo mba mbizi cyangwa se mfite information zigiye zitandukanye twitwa DNI turi mu Rwanda +250 hango hasi kana subscribe tubane umunsi ku munsi ndabizi uzabikunda pe nago zicuza impamvu waduhisemo tuzaduguha byinshi bitandukanye isi uko imeze tuyigutembereze bibereye mu rugo uyu munsi rero nka TAIKUN NDAHIRO ndaguha impano ndakugenera impano ni ibintu 10 points 10 z'ingenzi mu buzima waba uri umunyamakuru waba uri umukinnyi w'umupira waba uri umupolitisiye cyangwa ukora ibintu bitandukanye ikintu cy'ingenzi mu buzima ni ukumenya imana no kumenya imana irashaka iki mu buzima bwawe waba ufite dreads warogoshe skin byose bigirwa n'imana cyangwa se n'imbaraga ziba ziri inyuma yacu imbaraga za muntu ntago zihagije tukeneye izindi imbaraga ziri ku ruhande ziri extra kandi tuvuze imbaraga ziri extra sizazi nizo kujya kuraguza kujya mu bapfumu kwizera mu miti no we believe in God imana imwe rukumbi niyo twizera mu munsi rero ndakubwira ibintu 10 cyangwa se imbaraga z'amasengesho ni points zigera ku 10 turajya dusoma imwe kuri imwe tugenda gusobanura gake gakigenda understanding umenya ibintu bigiye bitandukanye shoko utazi imbaraga z'amasengesho ngaho uri mu rugo cyangwa se uri guciringa uri umujama cyangwa n'umuntu usanzwe ukavuga ati se imbaraga z'amasengesho ni gusenga bimaze iki ndagenda ngufasha kugenda understandinga impamvu umuntu agomba kuba yasenga I do pray too nanye ndasenga iyo ngiye kuryama niyo mbyutse ndasenga ushaka kuba nasenga cyane iminota myinshi ariko niragize imana kubera ko ndayizera nayo nizere kuri kwizera imana uherereye kandi byose birakunda mu mana point ya mbere y'imbaraga z'amasengesho ukuntu ivuga se iravuga ngo prayer helps you to develop a relationship with God amasengesho gufasha kuba wagira umubano mwiza n'Imana kubera ko iyo ufite umubano mwiza n'Imana ntago bigenda neza ubanza gucreating umubano mwiza n'Imana ukayifata nk'umubyeyi wawe mukaba close cyangwa se mukegerana kandi inzira yonyine rukumbi yo guhura n'Imana n'amasengesho we meet God through prayers duhura n'Imana yuzuye mu masengesho hallelujah you trust me sivyo hanyuma point ya kabiri ni point nziza cyane ivuga ngo prayer helps you gain understand of God's loving nature ushobora kumva Imana urukundo rwayo ibyaremwe iyo tuvuze nature ni ibyaremwe hari ibintu bibiri hari icyo bita nature na nature nature ni kwa kundi uvuka umeze nature ni ibyo uvuka usanga kuri iyi si rero ko wavutse umeze nuko usanga isi imeze byose binyura mu rukundo rw'Imana niyo connection niyo bond niyo chemistry kukubwira muri point 10 z'ukuntu wabona imbaraga z'amasengesho cyangwa se akamaro k'amasengesho akariko point number 3 ubike neza mu mutwe nzabikubaza next time point number 3 iravuga ngo prayer provides answers amasengesho atanga ibisubizo ushobora kuba warabuze akazi ushobora kuba warihebye ushobora kuba ibintu bitari kugenda fresh cyane ariko usenze Imana wizeye n'umutima umwe ubona ibisubizo binyuze mu masengesho cyangwa se mu mbaraga zo gusenga kubera ko amasengesho niyo key amasengesho niyo nzira yo guhuza n'Imana kandi amasengesho amagana uko point 3 bivuga amasengesho atanga ibisubizo through prayers we get answers we need from God hanyuma point number 4 it's also a beautiful one kubera kiravuga ngo prayer helps you find a direction in your life amasengesho atumubona icyerekezo n'ahazaza hawe ubuzima bwawe nyuma yo gusenga umwanzuro ko yo masengesho ibyo yavuganye n'Imana ibyo yabwiye Imana wa mutima nama wawe your soul icyo yanzuye kiguhereza inzira uzakurikiza mu gihe kizaza cyangwa se n'ubifuza kuba hazaza kubera ko prayers helps you to get a direction n'icyerekezo gikwiye kandi gihamye kubera ko mu Mana no dusanga ibyo kwizera mu Mana no duhura imbaraga ziduhereza ahazaza hazazuma twicuza umuntu yakudisappointinga imbaraga z'ibindi bintu byose zakudisappointinga ukabura n'icyerekezo ugashakinga umutwe wawe ariko kubera amasengesho n'imbaraga z'amasengesho ubona icyerekezo n'ahazaza hahamye kandi nago ujya wicuza that was now point number 4 cyangwa se ni point ya 4 muri point 10 za power of players cyangwa se imbaraga z'amasengesho and then number 5 iravuga ngo prayer gives you a strength to avoid temptation amasengesho aguheza imbaraga zo kwirinda ibigusha n'ibisitaza you get this one kubera ko temptation izihoraho ibishuko bihora ahantu hose ibigusha biri ahantu hose mu kazi ukora aho buri kumwe n'abagenzi bawe wabo wicaye uri wenyine hari thoughts hari mindset itari fresh cyane kago yagushyira muri temptation cyangwa se mu bigusha ariko iyo usenga uri close n'Imana amasengesho agufasha kuba watsinda cyangwa se warwanya temptation cyangwa se ibishuko you get this one that was number 5 nizere kuri bya understanding number 6 nayo niziza cyane prayer aligns your will with God's will amasengesho atuma usobanukirwa icyo ushaka n'ikimana ishaka will ni icyo ushaka yawe your own will ariko there is a God's will hari ubushake bwawe n'ubushake bw'Imana rero umaze gusenga umenya icyo ushaka n'ikimana gushakaho you understand nuka bihugonganisha hari icyo ushaka cyawe of course as a human being cyangwa se nk'umuntu ariko n'ikimana gushakaho cyangwa se ikimana kwifuza rero umaze gusenga through prayers umenya icyo ushaka
ukamenya n'icyo Imana ishaka. You get this one, shaka hano byandika. Then point number 7 nayo ni fresh cyane, byose no kugira ngo dufatanye kugira twa understanding power of players cyangwa se imbaraga z'amasengesho. Then number 7 iravuga ngo it's very beautiful one, irakubwira ngo player and the regular fasting can help you accept God's will. Mu gusenga no kwiyiriza bituma wemera ugushaka kw'Imana. You understand? Hari uko gushaka ko ufite nk'umwana w'umuntu, ushobora kuba ushaka akazi cyangwa ushaka kujya hanze y'u Rwanda cyangwa ari ikintu ushaka mu buzima, ariko Imana igasanga ubushake bwayo ntabwo bwemeranya n'ubushake bwawe. Umuntu arashaka, of course, umuntu arifuza, umuntu aragerageza, ariko Imana niyo ivuga ngo reka bibe, reka bigende gutyo. Rero binyuze mu gusenga no kwiyiriza, wemera icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, wemera icyo Imana icyo ishaka ko kiba nicyo wemera nawe, kubera ko wasenze, wafashinze cyangwa se wiyirije. Rero wemera imigambi gufiteho n'icyo igushaka mu buzima bwawe, kurutswa yonde wakizera mu byo ushaka, kandi burya Imana ibabanze gupanga imipango yayo. Rero iyo umaze gusenga no kwiyiriza, you understand icyo Imana ishaka n'icyo gushakaho, ukabyumva neza cyane. Iyo ni point number 7 cyangwa se ni point ya 7 muri point 10 zitwa power of player cyangwa se imbaraga z'amasengesho. That was number 7 of course. Number 8 irakubwira ngo number 8 hano irakubwira ati player creates awareness of sin. Yego, amasengesho atuma umenya icyaha ngo niki, ukamenya ngo what is a sin, how to avoid a sin, ni gute wakirinda icyaha niki, ese ni gute umenya icyaha, how to detect a sin. Buriya ko iyo umaze gusenga, amaze kumenya Imana wayegereye, umenya ugira detection muri to detect no kuba wamenya icyaha mbere yuko kiba, no kuba wacyavoidinga, no kuba wamenya icyo ari cyo. Hari umuntu uzi gukora ikintu atazi ko ari icyaha, ariko through prayers, through talkings, through gusoma Bible, through kuganira n'abantu bazi Imana, umenya icyaha icyo ari cyo. Ushobora kwenda uzi wenda ko utazi wenda ngo gutukana ntago ari icyaha, cyangwa se ukaba utazi ko kwiba ari icyaha, atari uko wenda utabizi, ahubwo atari uko utabonye abantu babikuganirizaho ngo bajye deep. You understand? Through that, amasengesho na power of player, imbaraga z'amasengesho ni kizigufasha ubasha kumenya icyaha mbere yuko kiba, ukabona kizi, ukavuze ngo what is a sin, stuff like that, byose ukagenda ubisobanukirwa neza cyane. And then point kankurebere point number 8 hano. Point number 8 iravuga ngo player can work miracle. Amasengesho akora ibitangaza. Trust me, amasengesho akora ibitangaza. I personally nka TAIKUN NDAHIRO nabonye ibitangaza by'Imana mu masengesho nagiye ngira, kuganira n'Imana, kuyibwira ubuzima bwanjye, kwibwira icyo nshaka, no gusenga nyegera cyane, nabugiyemo n'ibitangaza. Of course bitandukanye, na hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibitangaza by'ubona, hari ibyo tubona ruhamya duhabwa n'abantu. Umuntu yararwaye indwara ikomeye cyane akayishyira kubera amasengesho, yari afite ubumuga runaka bukarangira, yarabuze akazi, yararwaye ibintu bikomeye cyane, ariko kubera amasengesho n'imbaraga zayo akabohoka, akaba free. Yego, akaba free cyane kubera imbaraga z'amasengesho. So amasengesho afite imbaraga zikomeye cyane, kandi amasengesho yakora ibitangaza. Nko point ya 8 bivuga ngo players can work miracle. Players can work ibitangaje bidashoboka, amasengesho yabikora. That was point number 8. And then point number 9 cyangwa se point ya 9 kubijyanye no n'imbaraga z'amasengesho. Point ya 9 iravuga ngo player invites the Holy Spirit into your life. Amasengesho ahikaze mwuka wera mu buzima bwawe. Iyo udafite Holy Spirit cyangwa se umwuka wera mu buzima bwawe, ntago buri umuntu wuzuye. Wa mwuka wera ukuyobora, wa mutima nama, ya soul iri positive, bya bitekerezo bikwerekeza ku nzira nziza, nibyo dushaka. We need this positive energy mu buzima bwacu, kandi players invites Holy Spirit in our lives. Amasengesho ahamagara umwuka wera mu buzima bwacu. You get this one, shaka hano yandika. That was number 9 point icyenda cyangwa se point number 9 mu mbaraga z'amasengesho. Number 10 cyangwa se number last mu mbaraga z'amasengesho ni point 10. Iravuga ngo player helps you become more like Jesus. Yego, kubera ko mu masengesho twumvamo byinshi cyane, twirefera cyangwa tugendera kuri Jesus, ubuzima yabayemo, ukwitanga, ukugira neza. Yesu yagiye afasha abantu batandukanye, yahumuye impumyi, yatumye ikirema gihaguruka kiragenda, yatubuye amafi n'imigati, yahinduye amazi divayi. Byose ni byiza agiye akora, tubyigiraho binyuze mu masengesho, kubyo tubwirwa, kubyo tubwirizwa, bigatuma tumera like Jesus. We look up to him, tukamureberaho, ibintu bikagenda fresh cyane. That was me today. Nitwa TAIKUN NDAHIRO, the OG niko nitwa. Ariko buri icyo wakora cyose, waba uri we wese, Imana ni iya mbere. Imana ni ubuzima bwacu, ni igice cy'ubuzima bwacu gikomeye cyane, mu mutima, mu bitekerezo, ahantu hose. God is real. Imana irakora kandi iriho. Stick around, stick with us, kora subscribe. Byinshi byiza biraje, ibijyanye n'urukundo, kwemera no kwizera, n'isi muri rusange uzajya ubisanga hano. Do subscribe, stick around. We love you so much. Blessings of a